Itangazo ryihutirwa rireba abanyarwanda mwese mutuye mu gihugu cy'u Rwanda. Iri tangazo mwese nk'abanyarwanda rirabareba. Itangazo ni irya NESA, ikigo gishinzwe ibizamini by'abanyeshuri ndetse n'uburezi bw'abanyeshuri. NESA yatangaje yuko abanyeshuri bakoze ibizamini bya leta bagiye guhabwa amanota ndetse bamwe bagiye guhabwa impamyabumenyi diplome, ndetse ndavuga ku rwego rwa kaminuza. NESA yagaragaje imbogamizi yahuye nazo mu mwaka w'ibihumbi 2025 ubwo ibizamini byakorwaga habayeho imbogamizi. Bivuze ngo rero NESA iraza kugaruka ku bana bakoze ibizamini bya leta mu mwaka wa gatandatu wisumbuye, ubwo bazahabwa boruse ya leta abazatsinda. Hari umuntu ugize kunyandikira muri comment ngo buruse ya leta ngo ndabeshya. Bivuze ngo rero ndagira ngo mbasobanurire abantu mwese mwanyandikiye muri comment ngo ibya buruse ya leta ntabyo nzi. Bivuze ngo rero Kidasamura TV Rwanda ajya gutangaza ikintu yagikozeho ubushakashatsi cyangwa yakoze igenzura, kubera yuko iyo uramutse utangaje ibintu bitari byo no kuvuga ngo YouTube igira amategeko igenderaho. Impamvu ngubwira ngo YouTube igira amategeko igenderaho, iyo wavuze ibitari byo cyangwa ukavuga ikinyoma, YouTube ntabwo video yawe iyapdatinga. Ngubu naravuze ibinyoma cyangwa ibyo nkubwira ari ibinyoma, ntago YouTube ishobora kwakira iyo video ngo ihereze recommendation muyirebe muri benshi. Bivuze ngo rero ibyo ngiye kubabwira ni ukuri kandi mu byumve. NESA yagaragaje yuko abanyeshuri bakoze ikizamini cya leta bakazatsinda icya leta, ndavuga mu mwaka wa gatandatu. Bivuze ngo rero aba banyeshuri bazahabwa boruse, icyiciro cya mbere kizaba icya mbere, bazahabwa boruse bige mu university y'u Rwanda. No kuvuga ngo baziga ku buntu, nta kintu na kimwe basabwa. Nimvuga ngo kwiga ku buntu, hari abiga bakishyurwa, nyine bakishyurwa biga, cyangwa bakaba bari kwiga bakabishyura. Kuvuga ngo bakishyurwa, ukiga we bakakwishyura amafaranga bakwishyura, ariko aya mafaranga bakwishyura bagira ngo agufashe, cyangwa kuri iyo bagiye gukodesha hanze. Murabizi yuko university nyinshi zo mu Rwanda na dorotwari ziba zifite mu kigo, ngira ngo murabizi usanga zifite amadorotwari hanze. Umuntu utazi dorotwari rero ni amacumbi y'abanyeshuri, nibyo bita dorotwari. Bivuze ngo rero NESA yavuze ko abana bose bazatsinda ikizamini cya leta bazahabwa boruse bakajya kwiga mu university, ndetse harimo n'abazoherezwa kujya kwiga mu mahanga. Bivuze ngo rero urangije umwaka wa gatandatu wisumbuye wemerewe no kujoininga igisirikare cyangwa ukajoininga igipolisi. Bivuze ngo rero nawe ushaka kwinjira mu ngabo z'igihugu wajoininga, ariko urangije umwaka wa gatandatu wisumbuye wajoininga igisirikare cyangwa ukajoininga igipolisi, nawe ukaba umwe mu bacunga umutekano w'u Rwanda. Bivuze ngo rero nawe ushaka kujoininga igisirikare cyangwa igipolisi. Mpamvu mvuze gutya, hari uwiga afite intego, mwavuga ati ngewe ndashaka kuzinjira muri ADF, undi ati ndashaka kuzinjira muri polisi, nanjye nkaba umupolisi, abandi ati nanjye nkaba umusirikare. Ibyo bigusaba kuba warize, uri intyoza, uzi ubwenge, uri indakemwa ku buryo ushobora kurinda umutekano w'abanyarwanda. Bivuze ngo rero hari abanyeshuri twagiye twigana mu mwaka w'ibihumbi 2022, ngiye niho narangije amashuri yanjye. Hari twagiye twigana barangije, ubu ngo bakaba ari abaofisiye bakuru. Umwaka bafite inyenyeri 3 mu gisirikare, ubwo aba ari kapiteni, umwe akaba ari kapiteni, ndetse mu gipolisi undi we yabaye commissioner. Bivuze ngo aba ngaba bari barangije umwaka wa gatatu wa kaminuza. Bivuze ngo aba ngaba bari bafite kaminuza, kubera yuko ngewe ntabwo nabashije gukomeza ngo nige kaminuza hejuru. Nanjye nize imyaka 3 muri University of Kigali, niho nigiye. Gusa abo twiganye bamwe na bamwe babaye abaofisiye, ndetse abandi baheba abasirikare bakomeye cyane. Bivuze ngo rero ushaka kwiga cyangwa ushaka kugera kure, ikintu bigusaba no kwiga, ndetse ukiga kinyamwuga, ndetse ukiga bya nyabyo. Bivuze ngo rero Kidasamura TV Rwanda bwaragira ngo abasobanurire itangazo rya NESA, ikigo gishinzwe uburezi bw'abanyeshuri ndetse n'ibizamini by'abanyeshuri. NESA yagaragaje yuko mu mwaka w'ibihumbi 2025
mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na gatandatu yagaragaje yuko nta mafaranga aziyongera ku banyeshuri bagiye gutangira kuvuga ngo hari ukuntu bajya bavuga ngo abanyeshuri ngo ibiciro byuriye ngo abanyeshuri ngo minerivare zuriye, ariko ubu ngubu ndababwiza ukuri yuko nesa mu gihe itaragaragaza yuko minerivare zuriye ntabwo mukwiye kuvuga yuko minerivare zuriye. bivuze ngo rero no kuvuga ngo ndashaka kubabwira byinshi kwa bino bintu bavuga ngo izamuka ry'amafaranga abanyeshuri bishyura. nta bizabaho, nta mpinduka izabaho, gusa impinduka nibaho tuzabasobanurira kubera yuko nesa ihita ishyira itangazo hanze. Iyo rero nesa ishyize itangazo hanze tuhita turisesengura cyangwa tuhita turivuga tukaribwira abanyarwanda kugira ngo mwitegure. kandi nesa ntabwo ishyira itangazo hanze ngo ejo ngo ibintu bihite bishyirwa mu bikorwa. nesa itangazo nk'ubu ngubu ikavuga ati yenda ibiciro by'amashuri byuriye aka ngaka, hihuriye harenze igihumbi, harenze ibihumbi bibiri, harenze ibihumbi bitatu. ubwo nesa iritangaza nk'uno munsi, sibyo tuvuge turi wa gatatu, itangira gukurikizwa ku wundi wa gatatu. ni ukuvuga ngo babahereza ukwezi kose ko kwitegura kugira ngo ya mafaranga aboneke. uvuze ngo nyine babahereza ngo kuvuga ngo iyo baguhaye ukwezi kose kugira ngo ya mafaranga aboneke kameme, urumva yuko ntacyo bataba batagukoreye. yavuze ati rero bimeze gutya na gutya, ibiciro by'amashuri bizurira gutya na gutya, bivuze ngo baraguteguza ukabanza ugashaka udufaranga witonze gake gakeya. Nka tumanuke mu wa mbere, mu wa kabiri, mu wa gatatu, mu wa kane kugera mu wa gatanu. iri tangazo ababyeyi ndetse n'abarezi, ndavuga abarimu, iri tangazo rirabareba, ariko nesa irashimira abarezi cyangwa abarimu yuko bigishije abanyeshuri neza. bivuze ko abanyeshuri benshi batsinze. Reka duhereze amashyi abarimu cyangwa duhereze amashyi abarezi, tubashimira ku gikorwa baba bakoze cyo kutwigishiriza abana bakabagira intyoza. ariko abarezi nabo bavuze ati ni ku bufatanye bw'ababyeyi babo, ndetse bivuze yuko bafatanya n'ababyeyi babo. abarimu baratwikarata ngo kuba ari bo, ngo kuba ibi barabigezeho ni ku bufatanye n'ababyeyi b'abana ndetse n'abarezi. bivuze ngo tugiye guhita tuganisha kuri kuru. iriya kuru bigisha abana cyangwa ririya somo abana biga nyuma yuko amasomo arangira, niryo rifasha umwana kugira ngo azatsinde cyangwa abe umuhanga. yego rata, nese bingiye kubikorwa n'abana b'abakire. bivuze ngo ubu ngubu nabangiye kuburara ukambwira ngo ndajya kwiga kuru. bamwe na bamwe rugiye bajya kwiga baburaye, yagera mu ishuri agasinzira. urumva nyine abagira inkwi barya ibihiye, nicyo nshatse gusobanura. ntago biragoranye kabisa. noneho mu wa mbere, mu wa kabiri, mu wa gatatu amakayi mwiganaga agiye kuzamuka. ibyo byo ntabwo ari n'ibintu twirirwa tugarukaho, ibyo ni ibintu bizwi cyane. mu wa mbere kadukubite tubangura, ibi ntabwo ari ibintu tujya dutindamo cyane. mu wa mbere tuba ari udukayi dutatu, ak'ikinyarwanda, ak'icyongereza, ako gushushanya ni amakaye 5 n'amakaramu 4, umutuku, ubururu. twanagumana yo koko tukahita dushyiraho ibimarikeri bikahita byuzura 5, amakaramu 5. ega n'ubundi 5 abahagije. buriya ikintu cya mbere se ufite ubururu, ubundi ko nta kindi. amakaramu yandi iyo yakoresha ushushanya cyangwa ugira utaha. Tuka dukubite tubangura kugira ngo tujye mu bindi, tujye kuri rya tangazo ryo muri stade Amahoro hakubitiwe abantu. Sasa rero tugiye kuvuga mu wa mbere, mu wa kabiri, mu wa gatatu. mu wa gatatu kaduhere mu wa gatatu kugira ngo dukubite tubangura tutaza gutinda, kuko dufite byinshi byo gukora. dufite amakuru ndetse agezweho yo mu baturage. dufite amakuru mu karere ka Nyamagabe, Nyagatare, Rwamagana, hehe, Bweye, Rusizi. dufite amakuru menshi tugiye kuvugaho. reka rero tugaruke mu wa kabiri, ubwo abanyeshuri hazimuka abanyeshuri 40. bizaterwa ariko n'abanyeshuri biga mu ishuri. nivuga abanyeshuri 40, usanga ishuri ryigwamo n'abanyeshuri 50. ni ukuvuga ngo 10 baba bagomba kuba abasibire cyangwa 10 baba bagomba gusibira. ndavuga babandi 10 banyuma usanga baherekeje abana. ariko reka nkubite mbangura iki nkiveho kugira ngo twinjire muri stade Amahoro, turebe se byagenze bite. rero muri stade Amahoro ikipe ya Rayon Sport yakubiswe ibitego 3-1 itsindwa n'ikipe ya Tanzania. ubwo iyi kipe
yayikubise na gahenge iyihaye. Igice cya mbere yayikubisemo ibitego bibiri, igice cya kabiri ibakubitamo igitego kimwe, ndetse Rayon yatsinze igitego kimwe ndetse niyo yabanje gufungura amazamu. Umureyo abarazamutse yikoze ibicu, sitade arangije arayihungabana, ndetse urusaku ruba rwinshi, vuvuzera ziravuzwa, ingoma ziravuzwa. Murabizi ko nyine n'udutoroshi turaka muri stade iyo bwije, ngira ngo murabizi. Ariko noneho abareyo bari bakonje amatoroshi yabo wapi. Nimba aribwo bwa mbere ugeze kuno muyoboro wa Kidasamura TV Rwanda, kora subscribe ufungure inzogera kugira ngo uzajye ubaca kubona amakuru mu gihugu cy'u Rwanda kandi yizewe. Wowe wakoze subscribe uri w'agaciro, ibyo tugezeho niwe tubikesha, n'ibyo twenda kugeraho niwe tubikesha. Murakoze cyane, Imana ibarinde. Naho utarakora subscribe, kora subscribe. Ye mwarimo mubana, nitwa Kidasamura urw'inkorogota bakora rugakonkoma. Iki kiganiro nkabanyikoze ku itariki